aragipfumura cya kigabo cyari kigize arakivuna Kigali we imbarinde ngira ngo nk'uko muyibona ku muntu ukeneye iyi filimi ushaka kureba iyi filimi yayikunze yayinezerewe yandike muri komenti ambaze ngo iyi filimi yitwa ngo iki ko numva nyikeneye reka mbasobanure noneho uyu mugabo impamvu muri kubona arimo bamunyukira inyuma y'imodoka ni umwirabura wari ushaka gukubita uyu mugore cyangwa se ngo amugire nabi bya bindi nyine kubera ko uyu mugore mbere yari umusirikare nyine kwa kundi abasirikare bashobora kubatuma kuri misiyo bikarangira nyine bakoreye n'aba bantu cyangwa se hakagira wenda nk'ikihebe yikira kirumuna cyacyo noneho kikaza kwihorera urwo rwibe rero rwari rwamaze kubona uyu mugore rutangira gushaka uburyo rwakwihorera nyine rumwice nabi rumwice urupfu rwaba urupfu rubi rwamunuko bitangira rero uyu mudamu rumufatira kuri iyi modoka uyu mudamu yagendaga yita ku nyamaswa birangira iki kigabo kimaze kumubona kiravuga kiti ibintu wankoreye bujya shahu nanjye ugiye kumbona noneho ntabwo urancika ubu ngiye gushwanyaguza nkugire nabi nkuhindure mu gihe rero kitarabikora mu gihe kitarabigerageza ako kanya ahita haturuka umugabo w'inkubiri ahita azateza imvururu atangira gukubitagura ibyo bishenzi byari bigiye kugira nabi uyu mudamu umudamu arahita yicara mu modoka aravuga ati uri bunyegere ndahita mukubita n'urufunguzo ngire ngo nkuko muyibonye mu nyoro rufunguzo yari afite avuga ati giyewe ikintu kiri buze kunyegera ndagikubitagwa n'urufunguzo maze ubundi kimboni niko uyu mudamu aratangiye kwipanga ariko umwanya muto uyu mugabo wari umutabaye tabarimbura aramara reka dukomeze